uriya mutipe n'umukire byatari mukomera amashyi nawe nunyereka momo yawe ndayagusabira uriya n'umukire byatari akodesha imodoka ariko abakire usanga iyo uje kubaka serivisi azi ko nta mafaranga ugira atangira kukubwira ati ubuse shahu imodoka mu ntara aba yumva yayiguha ukayigarukiriza nk'ikabuga ugiye Rwamagana iyi modoka ni inyiguha wa mwana ufite ibyangombwa se noneho perime zacu barazanze uzi ko wazaba umuntu agura perime y'Inkongomani ukayigurira i Nyamirambo aho ifite agaperime keza wanga no perime zo muri Kongo ushyiraho ifoto yose wanga ku buryo yavuga ngo ntago ari wo mubwira ngo reba inkweto nizi nambaye Ladies and gentlemen, put yours together for Dudu. Imana ishimwe kuba nongeye kugera amahoro. Buda wagwanye kangusuze nk'abasani. Mana abasani rero mufite ukuntu murapfa mukora amasinye. Okay. Twe nk'amanigzo buryana n'iribazo icyunyeneho ndakiguhana umucyo nigatega amatwi nkwe kuri aya mafro uve ko by'abantu hato bataza gati gitoswe ngiza bara amafoto yo Mana biriya bintu kuki mukunda kurasa kandi muri abasivili Man Buda ndagufana man Zaba usa nk'abafrere Mani kera njyewe nari nzi ko abafrere bose bitwa ba Jacques Frere Jacques Mani ndimo ndaza hano nateze umumotari nabaje guhamagara nyogokuru Nabwira ni nyogoko ngiye kugura smartphone ugiye kubumbuga ngo wa mwana iyo mfite nananiwe kuyikubura urama indiki Nabwira no ya no kujya ujye kumbuga dukurikirane wako wa mwana iyanjye yarananiwe urajya nkurikire nizi wanyu muri ubwo rero nagiye gutega umumotari Mani najyaga nega abamotari namwishyura agahita yigendera atangaruje Mani baranyiba baramariza nza gufata umwanzuro ndavuga ndajya nishyura nicayeho Man, umumotari rero no munsi wanzanye niba man niba yarabifitemo uburambe twaje tugeze amundi center mwishyura nicayeho ahita accelera yigendera nicayeho Ndavuga ni mota ngo uriho se habayeho kwibwa kabiri yanyibye amafaranga nanjye aranyiba gusa nyene Home ni Matimba nitwa Dudu nkamaye amashyi ko nshima Imana ko nyine noneho rero njya ngira akabazo mwabonye ko Moses bamukatiye 30 y'agateganyo njya nibaza buriya nk'aba perezida nabo bagiye bakora amadega bakaba bafunzeho 30 y'agateganyo noneho basanga arenga n'abakamurekura basanga afite amakosa bakamukura ku buyobozi bakanamufunga ariko bakajya bafungana n'abajepe nyine kuko 30 ntabwo yakavuyeho ku buryo baba bari muri gereza 005 hari umuntu ufashe ikirushe ndasubiramo Ntiyagira umuntu wegera idishi y'ibishyimbo isubiramo noneho nka gutya Moses ibintu byose ngo yabikoreye mu Butaliyani barangiza Moses kuko ibintu byose yabikoreye mu Butaliyani na 30 baramufungiye mu Butaliyani agahuriro na perezida wabo baba bagiye koga perezida ari nko kwikutira ikirenge ngo rojya ntago byoroshye mucunge Moses amuri inyuma
ubwa mbere bamereye amafaranga kuri stage. Okay. Mfite sogokuru na nyogokuru bagira udutendo. Nyogokuru ubundi sogokuru wacu yakunda gutesha umutwe nyogokuru byatari. Akamuzonga nyogokuru yagira gutuntu sogokuru yagira gutuntu tutudega. Aramuzonga andi mucecuru yitoya akavuga ngo nuko abantu baruga abagabo babo. None baramubaza se nyogokuru koko wamuroga ngewe muroze so wanjye. Imana iguha umugisha. Nta wundi ushaka umugisha. Sogokuru rero yigeze gukora agatembe. Iyi niyo brage ya nyuma umuntu ushaka ko mumuhesha umugisha ahita amemba ndagiye. Sogokuru kera yari umumotari. Bro urasa nk'abamotari man, urasa nka sogokuru. Sogokuru yigeze kwiba ihene ayishyira kuri moto. Bamufasha aravuga ngo yarayihaye lift. Noneho bamaze wa musaza nugateka imitwe. Ihene iravuga ngo ya ntago yavuze, ngo ntago yavuze da, ngo nayibonye giri mu cyerekezo nk'icyanjye, ndavuga nirekanye igeze imbere.